twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Mwiriwe bakunzi b'ikiganiro twaka umuryango nyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Nk'uko mubizi, ubu turi mu kwezi kwahariwe kwita ku mugore. Bimwe mu bikorwa byateganijwe muri uku kwezi harimo gukangurira umugore kujya kuri serivisi z'imari ndetse n'imishinga iciriritse. Kuko iyo urebye usanga kutitabira serivisi z'imari ndetse n'imishinga iciriritse byarabaye imwe mu mbogamizi yadindije ubukungu bw'igihugu. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo nk'uko biri mu nshingano zabo bateguye ikiganiro cyo kuganiriza abagore b'abasirikare kugira ngo babashe kubahugurira ndetse no kubashishikariza kwitabira serivisi z'imari no gukora imishinga iciriritse. Ibyo bikaba byarabereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Abadamu b'abasirikare ubundi ni abadamu urebye ari nkaho ni nkabo bari ba nyir'urugo, niko twavuga, kubera ko akenshi nitwe tumenya ubuzima bw'urugo, ko abagabo bacu kenshi ntibakunda kuba bahari. Iki gikorwa rero cyadutinyuye kuba twagana amabanke, natwe tukabasha gufunguka tukagira icyo dukora cyinjiriza urugo, ko akenshi bikunda kugaragara aho ubukene buri n'umwiryane ubuhari, byumvikana ngo natwe ni uruhare rwacu kugira ngo tugire icyo dukora imiryango yacu itere imbere. Igikorwa cy'uyu munsi cyafunguye ibitekerezo byacu muri rusange, cyane cyane ko abagore bumvaga batari kumwe mbere na mbere no kumenyana nabyo byari bikenewe. Hanyuma ku buryo twahuriraga mu nzira, umwe atazi niba ari umugore w'umusirikare cyangwa niba atari umugore ari umugore w'umupolisi, ariko icyo nicyo cya mbere na mbere cyabanje. Hanyuma hakabaho no kuba batukanguriraga kuba twatinyuka gufata inguzanyo kugira ngo dufashe abagabo bacu mu bikorwa bakora mu gutunga ingo. Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma habereye amahugurwa yo kuganiriza abagore bafite abagabo b'abasirikare hagamijwe gukangurira abo bagore kujya kuri serivisi z'imari no kwiteza imbere. Nk'uko tubibwirwa n'umuyobozi ushinzwe iterambere ry'abagore mu bukungu muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Murangira Bosco. Cyari igikorwa MIJEPRO ifatanyije na RDF ndetse n'akarere ka Ngoma. Hakaba harimo abagore cyangwa abafasha b'abasirikare ndetse n'abandi bagore baturiye hano hafi. Cyari igikorwa cyo kubashishikariza, kubereka amahirwe ahari leta yabashyiriyeho kugira ngo biteze imbere, ariko by'umwihariko kurushaho kubatinyura kugira ngo barusheho gushaka imishinga ibateza imbere ndetse no kugira ngo bagire inzego ibigo by'imari bashobore gufata inguzanyo zo kubafasha mu gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ihohoterwa mu ngabo z'u Rwanda RDF Major Nyirasafari Serafine arakomeza tubwira icyo iyo gahunda yari igamije. Igikorwa cy'uyu munsi mu rwego rw'isi nk'uko musanzwe mubizi, ku kwezi kwahariwe umugore n'umukobwa, ni muri urwo rwego RDF yateganyije ko abadamu b'abasirikare bazazirikanwa kuri uyu munsi bahugurirwa kwihangira imirimo kugira ngo biteze imbere. Nubwo hakozwe byinshi mu guteza imbere abanyarwanda muri rusange kujya kuri serivisi z'imari, abagabo ndetse n'abagore, ariko by'umwihariko abagore usanga hakiri imbogamizi zituma batabasha kugera kuri serivisi z'imari. Zimwe mu mbogamizi usanga abagore bagihura nazo, usanga hari imyumvire ikiri hasi ku byerekeranye no kumenya imicungire ndetse no kwaka inguzanyo, kutagira ingwate, ndetse hakaba hari n'indi myumvire y'ibigo bitanga inguzanyo mu guha inguzanyo abagore. Imbogamizi ntabwo zikiri nyinshi, ariko ugiye kureba cyane cyane zabaga zishingiye ku ngwate. Hano leta yabatekerejeho abadashoboye kubona ingwate mu gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Izindi mbogamizi zari zihari ni ukutashobora kumenya amahirwe ahari cyangwa se kwitinya, ndetse no kurushaho n'ibikorwa bagira byinshi byo kazi ko mu rugo, ugasanga bafashe umwanya munini, cyane cyane abagore bo mu byaro, ugasanga ntabwo barushaho kwitabira ibikorwa by'iterambere. Icyo navuga ku mbogamizi abagore b'abasirikare duhura nazo,
tuba mu ngo zacu abagabo bacu bari mu kazi, hari benshi baba n'abagabo babo batabasha kugera mu ngo bitewe n'akazi, bakaba nibo bibaza ibibazo byose mu rugo byakubitira n'umushahara muke w'abagabo bacu, cyane cyane ko baba baratsemo n'utuguzanyo dutunga ingo n'utwo kwikenura mu bundi buryo. Hari igihe umugabo aba yarafashe inguzanyo agatanga ingwate kwa wa mutungo, we mudamu wakenera kuzaka inguzanyo ukabura ingwate watanga kuko nta ngwate itangwa habiri. Imbogamizi wenda navuga zikunze kugaragara nuko akenshi abagabo ntabwo baba bahari, ushobora no kwishora muri icyo gikorwa cyo kwaka inguzanyo, hakageraho wenda hakenerwa sinyatire y'umugabo kandi akenshi akaba adahari, wenda ari mu butumwa bw'akazi cyangwa ari mu kazi, ugasanga no kugira guturuka aho ava wenda aza kugira ngo ibyo bikorwa bikorwe, ugasanga ni ibintu bivunanye. Izindi mbogamizi ni ukwitinya kw'abadamu. Akenshi abadamu navuga bo mu cyaro ko twese niho duturuka, ugasanga umudamu akumva ko mu by'ukuri adashobora gutinyuka nawe ngo agane banki afate inguzanyo. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Bwana Aphrodis Nambaje yasobanuriye abagore bafite abagabo b'abasirikare zimwe mu nshingano zabo nk'abagore. Gukora abagore b'abasirikare bitewe n'imirimo abagabo babo bakora nayo ituma bataboneka kenshi, biyumve ko bari mu muryango nk'abandi kandi bumve ko bo kubera yuko bafite na responsibility nini, kuko bisa naho aribo bacunze urugo, babajira urugo. Ntiwajira urugo utazi amategeko arugenga, ntiwarinda abana, ntiwarera abana utazi amategeko abarengera, nta nubwo wanabashobora gucunga urugo udafite ibyangombwa byose by'ubuzima, ndavuga bijyanye n'iterambere ry'ubukungu n'ibikenerwa byose mu buzima bwa buri munsi. Ubundi muri principe cyangwa mu mahame y'abashakanye, iyo abantu bashakanye baba bagomba kubana, ni ukuvuga ngo baba bagomba kuba bari kumwe mu mirimo iyo ari yo yose baba bakora. Ariko kubera ko nanone isi itabaho irimo abantu bakora ikintu cyo tuba tugomba kuba dufite impano zitandukanye, bisanga bo ari abagore b'abasirikare kandi bari ku murimo ukomeye wo kurinda igihugu, haba kurinda umutekano w'igihugu, haba imbere ndetse no hanze, kuko bakwiriye no kujya no mu bikorwa by'ubutabazi. Hari ubwo rero bisanga batari kumwe n'abafasha babo, bikaba bizatwara n'igihe kirekire. Ubundi bavuga yuko iyo bibaye ngombwa yuko uwo mwashakanye mutari bubane mu gihe kingana n'amezi 3, mbere yuko utandukana nawe ukwiriye kubimusabira uburenganzira, ariko aho bishoboka mukaba mwajyana. Rero umurimo baba bagiyeho ntibashobora kujyana nabo bafasha babo cyangwa abagabo babo, bivuze ngo basigara mu buryo bw'imitekerereze bumva bari bonyine. Abagore b'abasirikare twaganiriye bagize ubutumwa baha bagenzi babo, babashishikariza gukora, bakabasha kwigira, bityo bakita ku ngo zabo. Yewe nababwira ngo nibakura amaboko mu mifuka, bashirika ubwoba, ibyo ari byo byose. Ntabwo bakwiye no kuba banebwe, kuko umwana iyo arirarira mu kwaha kwa nyina, umwana iyo araye ubusa ni nyina ubimenya. Ise nubwo abari mu kazi ntibakwiye gushwanira uwo mushahara muke, kandi mu by'ukuri umugore ari ubona ibibazo byose bireba urugo. Nabakangurira rero ngo nibahaguruke bahagarare, bagize amahirwe leta iremera kubafasha gutanga iyo ngwate, noneho baka amafaranga bakore. Uwo bizananira ku giti cye, ahubwo twese twajya inama tugashaka uburyo twajya mu matsinda. Udafite ubushobozi bwo kujya mu gufata inguzanyo yo ku giti cye, abandi bakamufasha kugira ejuru, tugiye mu matsinda tugafatanya gufata ya nguzanyo mu matsinda. Mu by'ukuri nk'umugore w'umusirikare, ubutumwa naha bagenzi banjye nuko batinyuka gufata inguzanyo, bagakura amaboko mu mufuka, bagashishikarira umurimo, bagakora, bakiteza imbere, bagateza imbere urugo rwabo. Uburyo tuba turiho mu by'ukuri usanga ari uburyo bwa gitwari. Byumvikana rero ngo mu by'ukuri twakabaye tugira uruhare, tugaharanira kwigira, tukaba bankore neza, bandebereho, ku buryo umuntu n'utarabaye we yavuga ati nanjye ndifuza kuba umugore w'umusirikare, kuko agaragara nk'umugore nyine ubasha guhagarara neza mu nshingano ze. Ikindi nabashishikariza ni ugutinyuka kugana ibigo by'imari, kugira ngo nabo babashe kugaragaza uruhare rwabo mu bijyanye n'inshingano zo kubaka urugo. Mu by'ukuri turamutse tubishyize mu bikorwa,
ndatekereza ko benshi badukuraho umusaruro kuko ntibaba abagabo bacu gusa ahubwo baba n'abandi twababera urugero. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Bwana Nambaje Aphrodis yagize ubutumwa atanga abwira abagore ko bakwiye kumva ko bashoboye. Nuko abagore bagomba kumva ko nabo bashoboye, bagomba kumva ko in absence ya umugabo adahari nawe hari ibyo yakora kandi akumva ko yabana n'abandi mu kimina, yabana n'abandi mu ishyirahamwe, ndetse aho binashoboka niyo yaba atagaragaye muri iyo miryango avuze yashobora no gukorera amafaranga. Imirimo ni myinshi, ushobora kujya kuri chantier, ushobora kujya ku nyubako z'amashuri, udateruye amabuye, wafunga amajwe, hari wavoma amazi ugakorera amafaranga, hanyuma amafaranga ukoreye akakugirira umwihariko wawe, ukiharika ukaguramo itungo, ushobora kuguramo ihene ikororoka, ushobora kuguramo ingurube ikororoka, ushobora kuguramo inkoko ukazorora zikororoka, kimwe nuko ushobora no kugira gutyo ukagera no ku rwego gukorora inka, ejo mu gitondo kazaguha amata ugacuruza kabyara, hanyuma nuko nawe ukagaragara yuko ufite contribution, kubera ko kutagira icyo utanga, kutagira umusanzu utanga ku rugo biri mu bituma umugore yumva ahora andi pfunwe yuko abeshejweho n'umugabo cyangwa abayeho ubuzima bw'uko abeshwaho n'abandi batariho atabaho. Icyo rero bakwiriye kukivanamo, kandi byaragaragaye aho bagiye bajya muri izo gahunda zitandukanye nko nzikubwiye, byagiye biboneka ko nabo bakira ntawe bitabera, nabo banafasha n'abagabo babo, ndetse igihe wumva ko bari no mu murimo w'igisirikare nawe utoroshye, umurimo wo kurinda igihugu, umurimo wo gukora amanywa n'ijoro, umuntu atarivuye ngo arebe ibindi bikorwa by'amajyambere ari gukora, ashobora kugira gutya agasanga niwe uhagaze mu mwanya, noneho umugabo igihe avuye kutabarira igihugu akaza nawe yisanga atarakenye ngo imve yarasigaye inyuma nk'abandi. Umuyobozi ushinzwe iterambere ry'umugore mu bukungu muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Bwana Murangira Bosco arakomeza agira ubutumwa aha abagore b'abasirikare abasaba gukora bityo bagateza imiryango yabo imbere. Mu by'ukuri abagore b'abasirikare cyangwa abafasha b'abasirikare kuko akenshi badakunda kuba bari kumwe n'abatware babo, kuko akenshi usanga bakorera kure y'imiryango yabo, ugasanga bagize akazi kenshi kababoha mu rugo. Turabasaba ko muri ako kazi kenshi banashobora gutekereza n'ibikorwa by'iterambere cyangwa byinjiriza umuryango, bakaba bakora ibikorwa byinjiza mu rugo ifaranga, bityo iryo faranga cyangwa se icyo kintu cyinjije mu rugo kikaba cyarushaho nabwo kunganira ubukungu bw'umuryango, bagatera imbere, ndetse na sosiyete barimo igatera imbere, n'igihugu kigatera imbere muri rusange. Bagore duhagurukire serivisi z'imari ndetse n'imishinga iciriritse bityo tubashe kwiteza imbere. Iki kiganiro mushobora kongera kugikurikirana kuri Radio Rwanda ku wa 4 saa 11:30 z'umugoroba. Mwakoze cyane abanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi, mugire umugoroba mwiza kandi Imana ibarinde. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.